Bakunzi ba Rising Engineer 2020 katubasuhuza aho muherereye hose tubifurize kugira umunsi mwiza. Turasuhuza abakunzi bacu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye muri Afrika. Reka mutu dusuhuze abantu bari hano mu Rwanda, birumvikana n'ibisanzwe abana bo mu rugo, ariko dusuhuze abakunzi bacu bari muri Mozambique. Ingabo z'u Rwanda ziri Cabo Delgado umutamenwa, turabubaha kandi turabemera cyane. Turabashuhuje aho muri ku kazi aho ngaho. Twaribonye ko mukurikira Rising Engineer 2020, namwe mugire umunsi mwiza. Muri Asia reka dusuhuze abakunzi bacu abanywanyi muri mu Buhinde n'abari muri Bangladesh, tubabwire ngo mugire umunsi mwiza. Hanyuma ku mugabane w'Uburayi dushuje abantu bari mu Bubiligi, Belgique, Belgium, turimo turabona cyane namwe ko mudukurikira. Muri Amerika uyu munsi dushuje abantu bari muri Canada, tubabwira ngo mugire umunsi mwiza. Uyu munsi rero tugiye kubaganirira iki, tumaze iminsi tugenda dushakisha ibintu bitandukanye twakungukamo ubumenyi, twakungukamo ubwenge muri science, technology, muri environment, ariko hari akantu mperutse kubona navuga ngo reka namwe nzakabaganirizeho. Twari turimo dutembera tugenda mu kazi bisanzwe, tugera mu majyepfo, dusuzana ari mu majyepfo birumvikana mu karere ka Nyamagabe. Inyamagabe mwaramutse mute? Turizera ko mwaramutse neza. Twaje kuhasanga rero igiti. Igiti kimeze giti. Twasanze igiti cy'indimu, dusanga gifite ibibazo bikomeye cyane. Dushaka nango kubereka nange mukatubwira uko mubyumva. Icyo giti cy'indimu cyari kiri mu busitani, ni igiti kinini cyane cyakuze, murimo murakibona hano inyuma. Iki giti nta mababi cyari gifite, ndetse n'amaki cyari gifite ubonaga atameze neza, kuko kundi ubona amababi yaragiye asa nayizingazinga ubundi akaba umuhondo kandi nayo ari makeya cyane. Icya kabiri, iki giti wasangaga ku giti nyagiti hariho ibintu by'umukara, cyarabaye umukara rwose wagira ngo bagisize godoro cyangwa vidange. Icya gatatu, ukabona hari udusimba twinshi tugitondagira, harimo ibimonyo byinshi bigenda bizamuka, ibindi bimanuka, ibindi bisanga ku mababi. Icya kane, harimo imbuto zajeho ariko ugasanga ni utubuto dutoya, ukibaza mama usu utuntu tuzakura bizagenda bite? Turibaza ngo ese ubundi twese mu Rwanda turabahinzi, nubwo utari umuhinzi w'umwuga ariko ufite urubuto mu busitani wawe mu rugo, muri jardin yawe, ese bigenze gutya wowe wamenya ari ibiki wakwifata ute? Bose ikibazo ntago ari ingenzi koko, nukuri namwe nimutubwire mu busitani bwanyu niba imbuto zirimo zimeze neza, niba se hari ikibazo kirimo, mwe mubigenza mute iyo ubonye igiti cyanyu cyagize ikibazo nk'iki ngiki? Reka mabwire rero yuko nka Rising Engineer twateye indi ntambwe, dushaka abantu b'abahanga mu by'ubuhinzi kugira ngo dusobanurire. Twaganiriye n'abantu b'ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere twaganiriye n'abagronome b'umwuga kabisa, tuvuga tuti uyu mugronome arahugutse arabisobanukiwe. Tumubaza iki kibazo, tumubaza ngo igiti nka kiriya cyo gifite ikihe kibazo, ese umuntu yakora iki? Ntago twaganiriye gusa, aho twaganiriye n'abaganga b'ibihingwa. Ntago mubizi yuko mu Rwanda ubu dufite abaganga b'ibihingwa, abo bita plant doctors. Ego mwari mumenyere wenda abaganga bavura abantu kwa muganga n'aba docteur vétérinaire bavura amatungo, ariko ubu ngubu u Rwanda rwateye intambwe, dufite abo bita plant doctors. Twashatse rero plant doctors nabo turababaza tuti ibintu muribona mute? Nujye ko rero tukugira igisubizo baduhaye hano kuri Rising Engineer 2020, uhita ukanda subscribe niba utari wakanda subscribe, kandi jya uduha comment utubwire nawe ukuntu urimo kumva, urimo kubona ibiganiro byacu kuri Rising Engineer 2020. Igisubizo rero twahawe kimeze gutya. Icya mbere nuko duhere ku kibazo cyuko kiriya giti nta mababi cyari gifite, ndetse naho cyari gifite ukabona ko atameze neza, yarabaye umuhondo ubundi yarikunjakunje. Aha rero twabwiye ko hari impamvu ebyiri zishobora gutera igiti kumera kuriya, ariko byose bikaba bikwiye ku kintu bita kugwingira. Bivuze ngo igiti cyaragwingiye, cyo bita stunting. Igiti kiragwingira nko tugiye tubona abantu tuvuga ngo abana baragwingiye bagize imirire mibi, n'igiti kiragwingira bitewe cyane cyane no kugitabonye intungagihingwa zihagije. Abaye ari umuntu wabyita intungamubiri, ariko abahanga mu by'ubuhinzi batubwiye ko ari intungagihingwa zidahagije,
arizo zigaragazwa nuko usanga iriya ndimu yacu ifite amababi y'umuhondo. Icya kabiri nuko hashobora kuba harimo uburwayi bwibasiye kiriya giti. Hari utuntu bita ngo mealybugs. Mealybugs nahise nikoza muri dictionnaire mbona mu gifaransa byita cochenille. Ubwo rero cochenille mpise nshyira muri Google itahaza agafoto hano, bitamana utuntu tumeze nk'inda tugenda tugafata igiti tukakizonga cyane. Tudusimba rero udusimba tubi cyane tumeze nk'utwuririzi tugera tugafata igihingwa tukacyangiza. Noneho iyo rero turi ku gihingwa hari utundi tuntu turadusimba twangiza igiti ariko tukitumaho. Noneho ibyo bintu rero bimeze nk'ahari nk'ubuki. Ubwo buki rero bigatuma noneho hari ubundi busimba buzamuka buje gufata kuri bwa buki bwaje kuri cya gihingwa. Ubwo rero ubwo buki nubwo bita honeydew. Honeydew noneho bigatuma ubundi busimba, intozi, inshishi, ibimonyo bizamuka byose bije kurya twa tuntu tumeze nk'ubuki tuba twaje kuri cya giti. Twarakomeje kandi abahanga mu by'ubuvuzi bw'ibiti batubwira yuko iyo hajeho biriya honeydew cyangwa se bumeze nk'ubuki aribwo bukurura insects ziza kubirya cyangwa se inigwa habiri zitandukanye, bituma hazaho n'indi ndwara bita fungal disease. Iyi ni indwara yindi Abafaransa mu byita ngo ni maladie fongique. Iyi ngiri igatuma hazaho studimord, noneho kwa kundi ubona cyangwa se icyo bita mule immobile. Mule immobile noneho ukabona ku giti hazaho ibintu by'umukara bigafata igiti, ukabona igiti gihindutse umukara. Indi mpamvu rero igiti gishobora kugiraho kikamera kuriya, ubwo ni ya gatatu. Twabonye ya mbere ni intungagihingwa nkeya. Iya kabiri twabonyemo buriya burwayi butewe na turiya dusimba tuba twaje ku giti two bita mealybugs cyangwa cochenille. Hanyuma icya gatatu ni uko hashobora kubonekaho virus. Buriya ibihingwa bishobora kugira virus ikabifata nabyo ikabizonga, bigatuma igihingwa cyangwa se igiti cyacu kigwingira. Reka rero turebe ngo abahanga batubwiye yuko muri izo situation zose wakora kugira ngo igihingwa cyawe kimererwe neza. Mukomeze mudukurikire, ntuveho kandi rwose aka video ugasharinge abandi, ariko ni buri mushyashya kanda subscribe. Reka turebe rero kuri ya ngingo ya mbere ijyari intungagihingwa nkeya. Inama twagiriwe n'abagoronome, aba n'abahanga mu by'ubuhinzi, batubwiye ko ikintu cya mbere ugomba gukora ariko kiriya giti ugomba kukibagarira, ugakuraho ibyatsi bikiri ku ruhande, ugashyiraho ifumbire ahantu hose hashobora kuba hagera imizi ya kiriya giti ku buso bugaragara. Ugashyiraho ifumbire y'imborera, byanaba ngombwa ugashyiramo ifumbire y'imvaruganda cyane cyane iyo ubona igihingwa gikenewe. Ariko ahangaha mbere yo kubishyiraho ugomba kureba umugoronome akakubwira ngo urashyiraho ifumbire ingana itya kandi urashyiraho ubu bwoko. Hanyuma warangiza icya kabiri ukagisasira kiriya giti, ariko ukirinda gusasira ku giti neza neza ku ngeri, ugasasira hahandi ahagana hirya aho imizi y'igiti igera, kugira ngo hagume hatoshye hahehereye, kuko iyo wegerejeho cyane bituma bwa busimba noneho buza bukurira igiti. Icya kabiri ni igihe ubunyemo buriya busimba bwa mealybugs cyangwa cochenille, ikintu cya mbere cyo gukora ni ukugenda ukajya kwa muganga bakaguha umuti. Birumvikana niyo umuntu arwaye arivuza, iyo amatungo arwaye aravurwa, n'ibihingwa rero biravuzwa. Icyo gihe bigaterwa insecticide iyoroshye twese tuzi ni rocket. Hari nka rocket, hari spermetine, hari n'indi itandukanye abagoronome abavuzi batubwiye igomba kujyaho. Hanyuma rero icyanyuma ni yari virus rero iyo kigiye nta kintu ukora. Igihingwa cyafashwe na virus, umuti n'umwe wonyine ni ukukirandura kuko cyanduza n'ibindi. Mukomeze rero mukurikire Rising Engineer 2020, mukore subscribe kandi muduhe comments kandi aka video gasharinge abandi, ubundi mugire umunsi mwiza, tuzasubira ubutaha.